kongera kuzababara. nayo nagiriza umugisha nshaka urugo rwiza buriya nzi nta kibazo na kimwe twigeze tugirana kuva kugeza atashye. yari umugabo nkunda kugeza aho tunabana najyaga gundwarira muri kandi tubana mu rugo, kandi nawe mu bantu yabaga ameze nk'umusazi niyo ajya arakara n'umunsi n'uyu harimo. ni ikimenyetso cy'uko twari tubanye mu mahoro, aho nabaga ndi hose byaransaga nawe bikamusa, bitewe n'iyo uvamo, bitewe n'uko nanjye mutwara cyangwa twese dutwazanye. ubona nagize umugisha ngira urugo rwiza cyane. ibi bibaye byabaye nk'aho ari inkuba ikubise, nk'uko waba wica ahantu ukabona inkuba ikubise igiti. urupfu rwe rwambereye nk'inkuba kuko yapfuye twari turi kuvugana mu minota 30. nateguye amazi, nateguye imyenda, nashashe. urumva umugabo muba mumaze iminsi ibiri yaherukana mukumburanye, nawe urabyumva. mu gihe cyo kwakira inkuru nziza ko ngiye gufungura porutaye, ahubwo nakira inkuru ko umuntu yitavye Imana. urumva nagize igikomere mu buzima, umva ntashobora gusobanura ngo umuntu abashe kucyumva. kabisa kirakomeye cyane. yari umugabo wandindaga imvune y'umutima ndetse n'umubiri. nkamubwira sheri reka nkora, kuba ati oya, igihe cyo gukora ntabwo kiragera. uretse ntabwo nshaka kukubona umeze nka Sarango. abagore b'i Kigali barasaze, baragenda bagahinduka. nkamwe atari kurabizi njye sinahinduka kuko ubuzima twabanyemo urabuzi. mbaye ndi uhinduka mba narahindutse igihe twaburaraga, twabwirirwaga kandi mfite abanyunganira. ariko kubwo kubaha Imana no kubikunda no kukuba nanjye nkaniyubaha, bituma ibyo bintu mbigendera kure. arambwira ati umugore mwiza sinshaka kuvunika. njya ndabyumva. cyakoza icyo twakoranaga n'ivugabutumwa, niyo twabaga dufite abashyitsi twatashye. yambwira ati umugore wanjye arananiwe, reka tujye kuryama tuzaganira ejo. icyo nshatse kuvuga, yantwaraga nk'amata y'abashyitsi pe. iriya nkuru ibaye kuva aho yahereye kugeza uyu munsi tuvugana, abantu bakomeje kunkomeretsa uburyo bwose bushoboka, kandi bakabikora kugira ngo mve, kuko hari ibikomere bijya mu bindi ugasanga imitima y'abantu irahagaze, umuntu avuye mu buzima. nuko ari Imana itanga imbaraga. ndavuga ati rero ngira impungenge abana banifite n'ibindi bintu by'umugabo nazihoreye, bazishakira ubuzima. ndanabitekereza, ninjira muri bizinesi, ndashya. abantu barantwika koko, numva ikizungu, ndashya pe. kugeza uyu munsi nshiduka nicaye mu rugo, ariko nari natangatanze ahantu hose kugira ngo ubuzima nzarebe ko bufatika, ntazagira wenda aho mbangamira umuntu uwo ari we wese kubw'ibibazo byanjye. ndakavaringa ahantu hose, numva haragomba guturuka amata y'abana, minerivare n'utundi tubazo. mbese numva nta kintu abana bagomba kwifuza, nanjye ntacyo ngomba kwifuza tuzakihereza. njya byose natekerezaga byaje kuba ubusa, amafaranga agenda nyareba, kandi ntako nari nagize pe. ndavuga ati numvaga n'ibintu by'urukundo ari ibintu nashaka kwinjiramo. abana bane nimba ashakana, nkagenda nkababara, nabo nkabatera igikomere, zabyifatamo gute? ndavuga ati reka njyewe nirinde, niturize no mu mubiri wamagurukana, koga amazi akonje ako kanya, nkumva ntabwo ari ibintu nshaka kwegereza umutima wanjye. rero uje
wongejeho icyifuzo numva binteye gutekereza, ndavuga se ndi umuntu. Nabonye hari abacogora bagize n'imyaka 50, hari abacogora bafite 40. ndavuga se ubu se nanjye siko byazangendekera, izi mbaraga z'umutima n'umubiri nzazigumana? ndavuga ati uko byagenda kose mfite aho ndambika umusaya kandi uko mbayeho ndanyuzwe, ariko mu buzima nkeneye umuntu umenya niriwe gute, abana bameze gute, mbese umenya uko naraye n'uko niriwe. koko ndavuga ati ibi bintu umenya mbikeneye pe. mbwira ibyakubayeho. njyewe na mbere nagize impuhwe, kuko ibintu byo guhemukirana, iyo mbona umugore n'umugabo babaye nabi mbabara cyane, kandi ariho abantu babiri bagakwiriye kuvana ibyishimo. numva ubuzima ngiye kubwinjiramo kuko wababaye, nanjye nkaba narababaye. numva tuzakomeza uko byagenda kose. uri kumbwira ati reka ibintu tubishyire mu kwa munani. nakubwira se mu kwa munani ko ari kiriya bizanye mu kwa gatatu. numvaga ndimo neza pe, kandi na n'uyu munsi ndacyarimo. ubwo mbese numvaga ari ibikomere tugiye kuvurana. numva nta gikomere nagutera, nanjye ntacyo nakwitera. urazwi nanjye ndazwi. nta gahunda yo kuvuga ati nteganya kuza nazasenya, kandi binabayeho satani yaba nteye icy'umutwe sinjye kukubeshya. bitewe n'ukuntu numva nitwararika muri njyewe. rero ibyo nakubwiraga, ubu tuvugana afite mesaje zigera nko ku 10,000 ntarasubiza, zigenda ziziraho n'izindi. wenda abo ni abantu ku ruhande baba bambwira ibintu byabo, mbese biba ari ibintu byinshi biba mu bantu. kabiri, n'inshingano mba mfite, haba ku ruhande rwa Mary, ku ruhande rwa shangazi wari wararokokanye na Dandi, haba ku ruhande rw'ahangaha mu rugo. spendinga amafaranga menshi cyane, uri kumva. nkareba abakozi mfite bagera muri bangahe, muri 3, umuzamu. hano biba imodoka, umva, ku buryo udafite umuzamu washiduka abana yitwaye n'umenye nayitwariye. uwo ni umuntu w'ingenzi. umukozi w'abana ni umuntu w'ingenzi, umva, bikomeye. n'umuriya mukozi wo mu ngurube. nkareba depase z'ibyo abana bakoresha ku ishuri, nkareba moto zabo, ayo yose ni amafaranga. nkareba abana afite ahangaha, kuba nabarekura byakunda, ariko nkaba ndi gushakisha umurongo nabishyiramo, kuko ntabwo bambaniye neza. usibye kuba nihangana, ariko n'abana batambaniye neza, twirirwa twabuze ibintu. umuntu arahaha soke, ugacungana nayo, ucunga ibintu byagiye utamenye uko byagiye. amaboni bariba, ibiryo bariba, imyenda bariba, inkweto bariba, imyenda bariba. izo ni ingamba mba ndi kurwana, ntashobora gupfa kubwira umuntu uwo ari we wese, kuko ari abana nareze. nk'uko najya gusebya shami cyangwa Pramedi, naba nimenya inda. ni nako ntashobora kujya kuvuga ngo abana ibi n'ibi, atari uko bihari, kuko naba mbaye umubyeyi gito. ibyo ni ibintu byose ngomba guhereza umurongo. shangazi ntamuhaye amafaranga ngo arye, umva yabwirirwa akaburara. nubwo umuhungu we atagihari, ariko ni mabukwe, arisaziye. mwamubyara nawe na epfo na uruguru. nanjye ubwanjye umva ntacyo nishingikirijeho usibye Imana yo mu ijuru, cyangwa Imana ikaba ica mu bantu ikavuga, nkabona umuntu yohereje 20, yohereje 10, mbese nyine ukibaza nk'ubwo buzima, ukibaza mbese buzarangira ryari.
ugakora imibare mbese yo mu kwezi ukabona birahabanye cyane, usibye kuba umuntu yishyira mu mutuzo ukabona ariko birahabanye pe. Mu muhanda aho ushaka ajya gushaka amafaranga nta mafaranga akibamo, byibuze na mbere yangendaga akaba umuntu yawe wabona binjije na 200 ku kwezi, ariko ubu mu muhanda bimeze nabi. umva imodoka birirwa bazipakira kugeza no mwete rero muvandimwe, aho kugira ngo uzapakire iyi modoka bisigare bitugora kuva hano. Ushatse umuhanda wawihorera vesisi zo zigira amafaranga, ariko rura yarazihagarukiye mu rwego rwo hejuru. Ubu tuva mu rugo bagenda babaza nuko nyine umuhanda bazimenyereye, n'ubundi igihe wagabazi yuko ari abakiriya tujyanye. Rero guturuka Nyabugogo kwinjira mu yindi mihanda ni ibintu biba biteye ubwoba. Hari n'igihe banga no kubyemera, ugasanga utahanye ideni ukaritahana rwose bakwandikiye, cyangwa se urabizi mu muhanda mukagira nawe urabyumva. ndamubwira ati rero umuhanda ndabona amaherezo ari ukuvamo kuko ntabwo bizoroha. uri kumva ibyo byose n'ibibazo mbafite, hagakubitiraho mbese ibibazo byo mu rugo, ibibazo by'isi yose byo umuntu wese niyo yashyiraho ifoto yanjye arancuruza pe. Ibyo bakabikora bazi mbese barashaka kwamamara cyangwa kubona amafaranga, ariko ntibanatekereze uyu muntu ntituri kumwica urubozo. Usibye Imana igira neza yaratanze ku muntu umutima ukomeye cyane, ariko ibyo bankorera hari umuntu babikorera akarara apfuye bagashyingura. Usibye Imana impagararaho, ibibazo abantu baneje nta na kimwe nigeze nikururira, ni abantu babikurura bakabikireye. Atari Imana mba narapfuye hejuru y'imva yanjye haramezeho n'ubwatsi. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'ibintu byinshi, iba gukomera n'imbaraga z'umutima. agakubitiraho ideni ry'uyu ngo ni sifu, arampamagara umutima ugahagarara, ku buryo mba numva isaha n'isaha nzashiduka ibintu biri mu itangazamakuru. Kandi njye nta kibazo kuko urugamba ndarumenyera, ariko umukozi w'Imana wagiye nubwo yagiye rwose bizasigara byitwa ikindi kintu. Kabiri, abantu bazi ngo afite amafaranga menshi cyane, iposita itabasha no gusimbuka. Ariko ni kwa kundi Imana yisigira umuntu ugasanga ntabwo usa n'ibibazo nyine urimo. ngo nawe umva amagaritse umutima bikomeye, kandi ku giti cyanjye nkumva nta na kimwe nabashije gukora. Iyo mvuga nta nyandiko mufitanye, nta sezerano mufitanye, ariko byibuze ikibazo cyasigaye mukabasha kuba wagikemura. Ibyo cyonyine cyo nari ntazi bitagombaga kumuha icyizere, ariko igihe cyose akumva ko nazamuhemukira nk'uko abantu benshi babaye babihemu. Ngiye kuri biriya bintu natumije, ni umumama w'inshuti yanjye yankundiye kuri sosho, ansaba ko duhura turahura, arambaza ese mu pasiteri uri gukora iki? ndamubwira nti ntacyo. None ko njyewe njya mu Bushinwa, waretse nkazakuzanira kamari nawe ukihangana ugashaka amafaranga. Ako kamari ntabwo kazaba kagoranye, ushake 5 miliyoni. ndamubwira ati rero ayo mafaranga ni menshi, ntabwo ntayabona pe, ahubwo njyewe mfite 1 miliyoni kandi icyo gihe nayifite kuri nuko yambwiye. arambwira ati nzabigufasha, anshakira n'umukiriya ngo kuzahita mbihereza. Njyewe ubwanjye mpita nibajina ko wenda ibyo bintu bizaza nacuruza nkabona kumwishyura ayo mafaranga.
ndamubwira ati rero ni benshi cyane ntabwo nayabona, reka musigire iyi ngiyi miliyoni ndayimusigira. Ndibuka ko kuri fone nayimusigiye niyo nasiganye y'ibihumbi bitanu byonyine, nta n'ayandi mafaranga nari ifite imbere n'inyuma. Nuko ndamubwira ati ariko uzirikane ko nta mafaranga afite. Birangiye bibaye aho ngaho, kandi numvaga turangizanyije pe, uko twabivuganye ariko tuzabikora wenda amafaranga akazabona ageze inaha. Hashize ukwezi n'igice arambwira ati rero miliyoni enye zasigaye ugomba kuzishaka. Ndamubwira ati ni ukuri ndeka ngerageze ariko sinzi ko ndi buyabone. Rigarukira aho ngaho. Hashize ibindi byumweru 2 arambwira se amafaranga nturayabona? Mbona ibintu bikomeje kuba seri. Ejo bundi nibwo yampamagaye arambwira ati rero amafaranga yo gukoresha umuzigo Majerwa uri hafi kuzahagera mu cyumweru tugiye gutangira, uko byagenda kose ugomba gushaka n'amafaranga. Ndamubwira se amafaranga ko nayabuze nabikubwiye, nagira ngo uri muri burange za bitewe n'ibyo twari twavuganye, uri kubona amafaranga ndi buyakure? Uracyari kunyumva? Ndi kumva. Uri kubona amafaranga ndi buyavane he? Yarambwira ati umuzigo wanjye uhagaze miliyoni 200, hari ayo nari nasoza agera kuri miliyoni 35. Ati none ariye akoresheje niyo ari kubura, hari kuburaho miliyoni enye, nanjye 3 ngomba gushaka zikuzura 7. Ndamubwira ati rero ibyo twari twaganiriye bihabanye n'ibyo ubu ngubu uri kumbwira. Rero niyo mpamvu ntigeze mbikubwira ngo kuko sinigeze numvaga ari ibintu biri aho ngaho. Ejo nibwo rero yamvugishije yasoze ambwira uburyo ki n'igihe ibintu bye bashobora no kubiteza cyamunara kubera ayo mafaranga. Niko kuvuga ndavuga ati reka nkubwire ku bintu byifashe, ariko nta kintu mba naguhishe. Niba ari umuntu numva nisanzuyeho nabwiye buri kimwe cyose cyaje, wese nkunda ngewe ko kwerekana amarangamutima yanjye cyane cyane ay'umubabaro. Ni ibintu nkunda kwimenyera bitewe n'ukuntu nsigaye mbona abantu. Rero iyo umbwira ngo wenda nkiyumvamo nka mbere, ngo ntabwo nsubiza mesaje, ngo ntabwo nsubiza rikonde, wenda navuga no kuri kode, iyo ndi kumva ijwi ryawe mba numva ari byo byiza kurusha kuba twakoresha audio. Kandi ejo nabonye nta mwanya ufite, turabizi ko twavugana ubwiye uze kumbyutsa isaha n'iyi, nsigaje amasaha ngende ku kazi, mbona wabaye bize pe. Ubwo rero ubaye mbize, hari abantu b'abacuti mfite, ndavuga ati reka mbagezeho ikibazo afite. Urumva iyo umuntu abona ibintu byose byanze agerageza uko ashoboye. Nari nabandikiye nabo bari kumbwira uburyo ki nabo bitameze neza, nibo twari turi gusubizanya. Mbese Nose ariko ntabwo uciye mu ijambo, tuvugana bwa mbere wambwiye ko umukiriya ahari. Arahari umukiriya. None se niba umukiriya ahari muri ibyo bintu, kuburyo utavugana n'umukiriya nubwo yabahombyeho makeya, ubundi kureka nkubwire ukiraho, iyo ibintu byageze Majerwa bifite umukiriya, we ntabwo aba ashaka kujya kubyivaniramo, abagira ngo bikuremo umushyikirize imari. Icyo gihe bigenze gutyo, wahita abona yuko waburaniwe, agahita azavuga agashaka kubijyumuza, kandi kubijyumuza ntushobora gukuramo amafaranga wakoresheje. Nuko ibintu biba bihagaze. None se n'umukiriya, ariko iyo umukiriya muziranye ni muri inshuti nyine se abantu bose baprofitira mu kavuyo baprofitira mu kavuyo, wahita yumva ko byagushoboye nawe akaza agashaka kugukubitira mu igunira.
kandi aba akeneye ko ibintu bikura hariya akaguha amafaranga yawe. Rero nyine ni uko nguko ibintu byifashe mu ncamakeya. Wenda ikindi ndibivugaho yuko hari abantu mwagiye mukundana urukundo ari urukundo nyine ruguteye impungenge. Aho ngaho ndakumva cyane, impungenge ntabwo zabura, ariko wenda icyiza kibirimo ni uko udakunda kubyakira. Umunsi umwe ubyakira, undi munsi ntubyakire. Ariko ndakubwira ikibuga ngewe nkeneramo kiba kinyereye, kiranyerera sinjye gukubeshya. Nk'urugero nk'ubu ngubu wenda Satani ashobora kunsaba ntazi ko yansabye, nk'umuntu akambwira ngo duhurire aha n'aha tunywe agafanta tuganire. Kubera ingenza ngira nshobora gushiduka itangazamakuru rindiho bavuga ko nari nagiye muri roge kandi ibyo byakunda. None se aho hantu oya ariko nawe none se umuntu yakujyana nk'ihene? Numva nkubwire ni uko nguko biba biteye pe. Ngewe urugamba ndwana ndaruzi. Nose umuntu yakujyana ahantu utazi nk'ihene ijya kurisha? Oya ntabwo ari aho ariho hose. Aho ariho hose ni ibintu biba bisaba kugira gute kumeguka shuwa. Niyo mpamvu ikosa ritoya cyane nuba nishyize mu bibazo pe. Ntabwo njya mpfa kwicarana n'abantu ahantu, ntibibaho. Abantu benshi basanga basaba duhurire mu rugo iwacu. None se babantu babantu umbwira ngo bagiye kubona nabo nk'igihe umbwira ngo uri kumwe ngo na wa wundi ngo manejya w'intuza, none se mwari muri mu nzu? Ndaje nkwamagare. Ninde ugiye ufite aho? Ni mama waruje kumvugisha gatoya. Nase wamuvugishije? Wongeye turatsubira? Oya ndamubwira oya tubanze tuvugane, tuza kuba tuvugana nyuma nawe ko yanagiye. Uvuga ko ari umuntu w'inshuti yanjye ya hafi namubwiye kino kibazo, amubwira ati ni ukuri nayaguhereza pe, ariko mbere y'uko yaguhereza nawe ndagusaba iki n'iki. Ndamubwira ati yewe ibintu ntaho byavamo kabisa. Uwo muntu yaje oya ndi kukubwira ariho nagejejeho kino kibazo cy'amafaranga. Arambwira ati ndayafite nayaguhereza, ariko urabizi ko ukunda kuva kera na kare. Ati rero nayaguhereza pe, ariko nawe ukemera kumbera madamu mu ibanga. Ndamubwira ati sha akasamutwe urakasongoyeho kabisa. Ako ni akari gaciyemo reka tukareke. Ubwo rero ntabwo biba byoroshye pe, habe habe na gatoya. Nabuze amahitamo, umudamu yamfashe nk'umuntu wari uri kumukinisha. Urumva n'ibyo nubwo ndwaye ni ibintu biri kunzengereza. Hagiye umuntu abura ikintu akora pe. Ugasenga Imana ikagaragara. Rero nyine nabonye warakaye nyine ndashyira bizinesi imbere cyane kandi nzi gahunda dufite. None se gahunda ndayizi ko ihari. None se ikibazo cy'intwazo cy'amatsiko nka ziriya gurupe ubamo kandi ko nabonye aho adasigana mufite umutungo munini, ntabwo ushobora kuguza muri gurupe. Nta mutungo munini ntawe urimo, nta nubwo dufite amafaranga arenze miliyoni 2, kandi ntabwo byanakunda. Ntabwo najya kwiteza iriya gurupe irimo abantu batandukanye bafite utuntu n'utundi. None se reka nkubwire yuko uribuka igihe batase bazaga kusura hano muri nyine nka gurupe, byabyaye amagambo baravuga esike
ni gute dushobora kujya gusura mama pasiteri twamugeneye inkunga iyi n'iyi, twagerayo tukumva ngo inkunga yikubye kabiri, mbese banahamagana bakavuga ati ikiriho cyo pasiteri na mama pasiteri bararyamana uko byagenda kose. none se Byabaye birebire kugeza n'aho abantu bavuze ayo magambo twabasezereye. none se